Reka nguhe ikaze by'umwihariko nshuti mukunzi kuri we udahwema kubona natwe gatanu kandi kuri uyu munsi mwe abanyarwanda mwe ibibaye navuga ko ari ishyano rikomeye cyane ibaye mu by'ukuri navuga ko ari ibintu biteye ubwoba n'agahinda umukuru w'igihugu Paul Kagame aho kandi yaje kuba yanategura speech cyangwa se mu by'ukuri ijambo ibingibi bikimara kubaho umugabo mu by'ukuri imyaka 35 aje mu nzu ya Perezida Paul Kagame mu by'ukuri amutunguye aciye mu bitembo bisohora imyanda mu by'ukuri amutunga imbunda muri ofisi bikaba byakomeje kugira mu by'ukuri bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda bibaza icyatumye uyu mugabo aza kwa Perezida nyakubahwa Paul Kagame mu by'ukuri akaba yakomeje kugenda atangaza iyi nkuru ni inkuru yakomeje kugenda iba ngari hano kuri YouTube cyangwa se no ku zindi platform. Reka nizere ko atari bwa mbere tujye kubona kuri YouTube channel yacu nimba ari bwa mbere kuba twabana kuri YouTube channel yacu ya NG Empire turagusaba kwandisha ku muryango mugari wa NG Empire ukande subscribe wika no gukanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu kandi je dukomeza kubona nitwa Mr John Ferro kuri umunsi mu by'ukuri mu nyemerere banyarwandakazi barundi kazi mwakunze umukuru w'igihugu Paul Kagame uyu munsi bikaba byongeye kuba byafata indi ntera aho kandi mu by'ukuri yavuze ko umuhungu wa Kankina yabashe ko yamutera muri office anakorera nyine akaba yamutunga imbunda ndetse kandi akamubwira ko nyine abasirikare bose akoresha arabe ndetse kandi akanivugira ko mu by'ukuri ibingibi bitigeze binamushimisha na gato Perezida Paul Kagame ari mu magambo mu by'ukuri yakomeje kugenda atangaza akimara kubona iyi nkuru cyangwa se mu by'ukuri uyu mugabo akimara kuba yanafatwa kandi hakomeje kugenda hanabazwa ibibazo bitandukanye uyu mugabo mu by'ukuri abazwa ibibazo icyamuteye kuza kwa Perezida mu by'ukuri akaza agatunga imbunda umukuru w'igihugu ni ibintu mu by'ukuri biteye ubwoba n'agahinda ubikoze wese ashobora kwita akatirwa igihano cyo gupfa mu by'ukuri cyangwa se akaba yafungwa imyaka myinshi ariko mu by'ukuri tugiye kuba twareba icyatumye uyu mugabo afatwa ndetse kandi yamara kuba yanafatwa Perezida Paul Kagame akamubaza icyamuteye kuba yaza mu ngoro ye ndetse kandi akamutunga n'imbunda bikaba byakomeje kugenda bisakazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse kandi bakomeza kugenda banibaza bamwe ese niki cyateye uyu mugabo kuza mu biro bya Perezida Paul Kagame aciye mu bitembo bisohora imyanda mu nzu nyine mu by'ukuri akaba yamutunga n'imbunda cyangwa se ahangaha yahemenye gute nibwo kandi yazaga kuba yanafatwa mu by'ukuri habazwa ibibazo bitandukanye bamubaza icyamuteye kuza muri iyi ngoro cyangwa se mu by'ukuri banamubaza nimba yarasanzwe ahazi gusa icyo yabashe kuba yakemera nuko mu by'ukuri yabashe kuba yakora muri iyi ngoro ya Perezida Paul Kagame ndetse kandi we avuga ko icyamuteye kuba yaza muri iyi ngoro ari uko mu by'ukuri yabaza Perezida Paul Kagame abasirikare ngo bakoreshwa hano ndetse kandi benshi bakomeza kugenda banahamya ko uyu mugabo ashobora kuba adafite chromosome zikora neza kuko mu by'ukuri nta muntu muzima waza mu biro bya Perezida Paul Kagame n'umutekano uhari ngo aze anatunga umukuru w'igihugu imbunda ariko byakomeje kugenda bitungura benshi kugira umugabo nk'uyu mu by'ukuri ace mu bitembo nabana guhinguka mu bitembo mu by'ukuri ace ku basekete cyangwa se kubarinda umutekano wa Perezida Paul Kagame bigaragare ko yamutunze imbunda mu by'ukuri nyine bivuga ko ibi ngibi byakomeje kugenda binatira Perezida ubwoba anibaza icyatumye mu by'ukuri umugabo nk'uyu nguyu ahita amuhinguka hejuru reka mu by'ukuri tubashe kuba twaganira kuri imwe muri speech Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda ategura ubwo nyine iyi nkuru yamaraga kuba mu by'ukuri yanaba Perezida Paul Kagame abonye umugabo amutunze imbunda ariko uyu mugabo mu by'ukuri yarashwe isasu ryo ku gitugu ndetse kandi nyine ubwo bukomeye cyane bwari bumaze kuba bwataha abajepe basha kuba bacunga umutekano mu mukuru w'igihugu bakimara kubona mu by'ukuri bamufatiye imbunda nubwo kandi hazaga umusniper amukubita isasu ryo ku gitugu akaba tuvugana uyu mugabo akaba yajyanwe mu bitaro mu by'ukuri kubera ko ibyo yakoze biteye ubwoba n'agahinda ndetse kandi n'Imana yahabaye yano kuba yanakicwa ariko uyu munsi ni muzima icyo bakoze bamurashe isasu ryo ku gitugu kugira ngo mu by'ukuri abashe kuba yareka kuba yahungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu dore ko kandi ari ibintu byari kuba biteye ubwoba n'agahinda abanyarwanda bakomeza kujya mu by'ukuri bagaragaza inkuru zitari nziza cyane bavuga ko mu by'ukuri umukuru w'igihugu umutekano we ukimwanga ariko mu by'ukuri abanyarwanda bakomeje kugenda bibaza icyateye uyu mugabo kwitaza muri ofisi ahantu Perezida Paul Kagame akorera ndetse ahinguke muri ofisi ye ahantu mu by'ukuri anakorera amutunge imbunda ese mu by'ukuri uyu mugabo nkuko yakomeje kugenda bitangaza yaba yarigeze kuba yakorana hano mu biro bya Perezida Paul Kagame reka mu by'ukuri tubashe kuba twagaruka kuri speech Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anavuga umuhungu wa Rukeba mu by'ukuri yamusanze muri ofisi aho akorera amutunga imbunda aho kandi Perezida Paul Kagame mu by'ukuri yakomeje kugenda anagaruka ku muhungu wa Rukeba ukomeje kugenda unaba ikibazo ndetse kandi mu by'ukuri abanyarwanda bibaza ese uyu muhungu wa Rukeba ni muntu ki mu by'ukuri kugira ngo afate umwanzuro wo kwita atunga umukuru w'igihugu imbunda ndetse kandi anamubaza abasirikare bose akoresha impamvu abakoresha ndetse kandi akavuga ko abasirikare bose arabe gusa amakuru yakomeje kugenda anavugwa nuko uyu muhungu wa Rukeba mu by'ukuri yabarigeze gucunga umutekano mu biro bya Perezida Paul Kagame uko mu by'ukuri nkuko amakuru yakomeje kugenda anavugwa nuko umuhungu wa Rukeba yaciye mu bitembo ndetse kandi anapimanya ahantu Perezida Paul Kagame kuri ofisi ye ahari
ahantu iri aza kuba yanamugwa hejuru. Perezida Paul Kagame nibwo yashidukaga mu by'ukuri imbunda imuri hejuru, ndetse kandi anagira ubwoba bukomeye cyane, nibwo yazaga kuba nyine yabazwa n'uyu muhungu wa Rukeba amubaza mu by'ukuri ko abasirikare akoresha ari abe, ndetse kandi anamusaba ko aba basirikare bose bajyanwa. Gusa Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda avuga ko akimara kumubwira amagambo nk'aya, icyo yakoze mu by'ukuri yahise amusubiza mu magambo meza cyane, amubwira ko abasirikare ari buze kubamuha, ndetse kandi byakomeje kugenda binasakazwa, benshi bibaza ese umuhungu wa Rukeba mu by'ukuri iki gituma akomeza kugenda anaba ikibazo mu mutekano wa Perezida Paul Kagame, kubera ko mu Rwanda mu by'ukuri turi mu bihugu 10 bya mbere bifite umutekano ukakaye cyane, ibihugu mu by'ukuri bicunga abaperezida babo neza. Ariko kuri uyu munsi byatunguranye ubwo kandi umuhungu wa Rukeba yagaragaraga atunze umukuru w'igihugu Sex Spunda, byakomeje kugenda bitungura benshi banavuga ko mu by'ukuri umutekano wa Perezida Paul Kagame ukemangwa, kubera ko ntabwo ntekereza ko umuntu nk'uyu nguyu mu by'ukuri aca mu bitembo, yamara guca mu bitembo akaza agahinguka umukuru w'igihugu hejuru akamutunga imbunda, ndetse kandi ibi ngibi urumva ko nyine ari ibintu byakomeza kugenda bigaragariza buri umwe wese mu by'ukuri ko umutekano w'umukuru w'igihugu Sex Paul Kagame ukemangwa. Nibwo kandi byakomeje kugenda bisakazwa n'abatari bake kuri platform zitandukanye, bakimara kuba banagona iyi nkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda iba ikimenyeho, cyangwa se mu by'ukuri yakomeje kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba kuri Twitter, Instagram, YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga zose. Mu by'ukuri inkuru yakomeje kugenda inavugwaho, aho kandi Perezida Paul Kagame yabashe kuba yakandika kuri Twitter ye avuga ko mu by'ukuri abanyarwanda muri rusange bose bagomba kuba bakihangana ibyo babonye ko ari ibintu bisanzwe. Umuhungu wa Rukeba byagaragajwe ko mu by'ukuri ashobora kuba adafite n'ubwonko bumeze neza, ndetse kandi nk'uko byakomeje kugenda bivuga ko nyine umuhungu wa Rukeba ubwonko bwe bukemangwa, bushobora kuba bufite ikibazo, nibwo kandi nyine yazaga kuba yanaca mu bitembo bisohora imyanda akanahinguka umukuru w'igihugu hejuru yamutunze imbunda. Ndagira ngo namwe murumva ko ibi bintu mu by'ukuri bigaragara ko nyine uyu muhungu wa Rukeba mu by'ukuri ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe, nk'uko byakomeje kugenda bivugwa na Perezida Paul Kagame, ko nyine uyu muhungu wa Rukeba akimara kuba yakinjira muri iyo ofisi ya Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda amubaza ibibazo, nyine nawe wumva ko ari ibibazo bigaragara ko uyu muhungu wa Rukeba ashobora kuba afite ikibazo nyuma yo kuvukira mu Rwanda akaba yagiye muri Amerika, ariko yagarutse mu by'ukuri aba ikibazo ku mutekano wa Perezida Paul Kagame, dore ko kandi byakomeje kugenda bivuga ko yaba yarigeze kuba yanacunga umutekano w'umukuru w'igihugu hano mu rugo kwa Perezida, ndetse kandi byavuzwe ko nyine yaraciye mu bitembo neza neza agahinguka aho Perezida Paul Kagame aba yicaye. Ndagira ngo nyine urumva ko nyine yarasanzwe azi aha hantu neza cyane. Gusa guys, byakomeje kugenda binatungurana cyane, benshi bakomeje kugenda bagaruka kuri iki kibazo. Ndagira ngo nawe wakomeje kugenda ukibazaho, ariko aka kaya tuvugana umuhungu wa Rukeba akaba yahise atabwa muri yombi, ndetse kandi akaba yarashwe isasu ryo ku gitugu, kugira ngo mu by'ukuri ibi ngibi ni ibintu byakorwa buri gihe icyo ari cyo cyose ugaragaye ushaka kubangamira umutekano w'umukuru w'igihugu. Ngayo makuru akomeje kugenda anavugwa. Reka ngushimire ko dukomeje kugenda tubana gatanu, kandi reka tugukurikiranire izindi nkuru ko zivuga.